muraho kandi mumeze neza. Nongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe. Nitwa Mr. Jagugu cyangwa Gugu cyangwa Jean Didier cyangwa Nshimiyimana. Munzi muri filimi Ikiroro cy'urukundo nkabandumwe mu bayobozi bacyo, nkabandumwe mu bantu bakora ibishoboka byose kugira ngo filimi ikomeze kubageraho ku gihe, mfatanije na timu yose, mfatanije n'abakameramani, abakinyi n'abandi bose baduye ibitekerezo n'abafatanya ibikorwa batandukanye. Uyu munsi wa none ndaje kugira ngo nshimire mwabanye natwe mu rugendo rwa season ya kabiri. Season ya kabiri yaratinze cyane itinda kurangira, nuko mwayikunze kuko ifite episode 35 ari nazo dufungiyeho. Aricyo kintu kinzanye kugira ngo mbashimire, kugira ngo mbabwire ngo icyambere muri kubona ko nicaye kuri scalier kugira ngo uzamuke bisakure scalier ni urugendo rw'ubuzima rwari rwose. Umwana atangira gukambakamba, agatangira kugendesha amavi, agatangira kugendesha amaboko, agatangira kugendesha amaguru, kugeza aho atangiye kwigenza nta muntu umufashe, nta n'umuntu umuyoboye. Ku myaka 17 leta y'u Rwanda twemera ko umuntu yafata urugendo rwe bwite agatangira kwiyobora no kwimanaginga mu rugendo rw'ubuzima bwe kuzamura. Ariko munsi y'iyo myaka ntago bishoboka. Ikiroro cy'urukundo rero turacyari kugengwa namwe, muracyari abayobozi bacu. Tugiye gutangira season ya gatatu. Urambaza ngo mbese izatinda, urambaza ngo mbese izamara igihe kingana iki kugira ngo dutangire kwishyira hanze. Ntago tuzatinda, ni ibyumweru bibiri byonyine, navuga ngo ni kwa mbere no kwa kane, kwa mbere no kwa kane ni misenye, ni ibyumweru bibiri twibageza kwa mbere no kwa kane. Bivuze ngo ibyumweru bibiri byonyine biracyamo, ubundi dutangiye kwibagezaho uko yakabaye yose, ni buri mbere wa kane, buri mbere buri wa kane. Kandi noneho hari icyo mwaremwe mazi imisi muri kubona, hari abakinyi bashya mwe mazi imisi mubona twenseramo. Ubu ngubu tugiye gusirana abantu 12 muri timu y'abantu 40. Bivuze ngo abantu 12 tugiye gufatanya nabo muri filimi Ikiroro cy'urukundo season ya gatatu. Episode ya mbere muzatanya kubonamo abantu bake bashoboka, nibo tugiye kubakira kuko niko story yanditswe, niko filime yanditswe. Mwe mazi imisi mubaza ngo Cece yagiye he? Cece mugiye kuza kumubona muri season ya gatatu. Azadutangiriza season ya gatatu kandi tunakomezanya kuko Cece turacyari kumwe muri team, turacyari kumwe nk'umu family, turacyari kumwe nk'umunyamuryango, turacyari kumwe nk'umu staff members. Season ya kabiri hari byinshi mwabonyemo nk'amakosa, hari byinshi mwabonyemo bitari binogeye amaso yanyu, hari comment mwagiye muduhereza zitandukanye. Izo comment zanyu zatugiriye umumaro, nubwo hari byinshi tutahinduyeho, ariko hari bumwe mu buhanga n'ubushobozi twaberetse kubw'urukundo tubakunda, kubw'urukundo dukunda sinema nyarwanda, kubw'urukundo nkunda njyewe ubwanjye Gugu. Ibyo nkora ndabikunda, ntago ari ukubanga uyu munsi wa none mbikora nk'ibirimo inyungu, ahubwo mbikora nk'ibintu bizabyara inyungu mu gihe kizaza kugira ngo bibashe kutugeza ku rundi rwego ruri imbere rw'ahazaza. Ndashimira by'umwihariko abantu badufashije, mpereye ndashimira muri season ya kabiri turangije, ndashimira Forward Investment Group ariyo bakurikira ikinyobwa cyitwa ijambo mubashya n'umubashya kirasembe n'ikidasembuye. Ngashimira Lipia Restaurant yereye mu mujyi rwagati hafi na ADP Muhoza. Ngashimira Urugano Virunga Paris. Ngashimira BNB Grass Bend and Breakfast. Ngashimira my special thanks ashobora kwibagirwa. Ngashimira Susa Garden, by'umwihariko umuryango wanjye n'inshuti zanjye zimba hafi zitandukanye, ntaribuze kuvuga mpereye ku ruhande. Yaba wowe waduhaye 5, yaba waduhaye 1000, menya ngo byakuze 4G yo kwa upload ngo bashe kubona filime, kuko ubu ngubu ni uburyo bwo kwitana kugira ngo tubashe kubagezaho ibintu byiza kandi bizagira umwimerere wabyo mu gihe kiri imbere kizaza. Rero mwihangane, ni byumweru bibiri gusa, ntago tuzabatindira rwose. Mwagiye murambirwa mu minsi yashize mukavuga ngo yo mbese filime Ikiroro cy'urukundo yarahagaze, ntago tuzagra my dear. You know we love you so much, turabakunda. Then ntago twabatererana ngo twibagirwe ko ari mwe mutubeshejeho muri industry, kuko tubikoze kabura abantu babireba nta hantu twaturi kugana. Rero mwabonye ko twinjijemo umukozi mushya ukore wa Afia, twinjijemo Brian ni umukongomani uzi Igiswahili, twinjijemo Carmelite nawe ni umukongomani uzi Igiswahili, twinjijemo abantu batandukanye. Ariko muri season ya kabiri ni ubutamu. Mu Giswahili baravuga ngo ni utamu 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 utamu. Mnasikia utamu na si mnaweza kutuambia vitu vizuri sana. Hii season ya gatatu tunaingiamo, mtatuambia vitu vyote jiko salama. Lakini kama mnakutana na kitu kiko salama, mtatuambia nacho tutaweza kamwe tuzabasha kugikosora. Sinabura gushimira by'umwihariko ababyeyi cyangwa se abantu batureberera
umunsi ku munsi, ababyeyi b'abana cyangwa se ababyeyi b'abakinyi muturekura kugira ngo umunsi ku munsi tubashe kubana nabo, yaba ijoro yaba amanywa, kandi nta kintu bari butahane nk'umushahara. Ingeni Fashion babikora kubwo kubikunda, ariko twizeye ko amaherezo ejo n'ejo bundi bizaba bimeze neza bikaryoha. Niwe mukinnyi mwakunze muri filime Ikiraro cy'Urukundo mwifuza ko muri ibi byumweru bibiri tubazanira? Comment hasi ubyandike ngo dukeneye runaka mu mutuzanire, nzamubazanira. Ninde mwakunze cyane muri season ya kabiri mukeneye ko abaganiriza, nzamubazanira. Comment hasi. Ninde mushaka guhura nawe? Comment hasi. Twarateguye umuhuro mu kwezi kwa 9 na mbere aho twateguye umuhuro ntibyagenda bikunda kubera ko turacyugarijwe n'ikibazo cya coronavirus. Namwe murabibona ko igihugu cyacu, isi yose muri rusange turugarijwe, ariko twizeye ko amaherezo ibi bintu turimo, ubuzima turimo buzarangira, twagaruka ibu muntu hamwe, tuzabasha kujya muri sale mwese tukaba tumira mukabasha kureba filime yasohotse kwa mbere cyangwa se ku cyumweru, mwese mwicaye muri sale mukayireba, mugatanga comments zanyu, mugatanga ibitekerezo bitandukanye, ibintu byose bikabasha kugenda neza. Nge Gugu ibi bintu birimo kubera kubikunda. Niba ukunda sinema nyarwanda ni umugisha kuri wowe, niba ukunda filime nyarwanda ni umugisha kuri wowe, niba ukunda comedy nyarwanda ni umugisha kuri wowe, kuko urukudufasha kuzamuka kujya ku rundi rwego, urugufasha Made in Rwanda kurushaho gutera imbere. Uretse n'ibyo, hari abantu bishizemo mind ivango sitwareba filime nyarwanda kubera ko nta bitekerezo birimo. Ese uheruka kureba filime nyarwanda ryari? Ireba uyu munsi wa none kuko irakunzwe kandi irakunditse. Turi kumwe n'abakinyi, turacyari kumwe na bamwe mwakunze, Maneke, Afia, bashimire cyane bari mantu twatangiranye. Shime Olivier ukinari yitwa Olivier ukinari yitwa Tegeka mu buzima busanzwe. Afia yitwa Mutoni Yvonne, Maneke yitwa Jacqueline, nshimire mama James, nshimire papa James Ndanda ari wese turashimire. Shimire abakinyi batandukanye ntaribuze kumenya amazina yabo. Peter bishobora kuza kunsobwa kwibuka amazina ya buri mukinyi, ariko mwumve ko binkoze ku mutima, nakabaye mvuga buri zina rya buri mukinyi mpereye ku wa mbere kugeza kwa nyuma, ariko byangora. Shimire Tito, nta kuri atabonye Tito aho uri, nubwo tutakiri kumwe muri staff, ubuzima ubayemo ndabizi, aho uri bimeze neza, kandi natwe aho turi bimeze neza, ukomeze uhirwe neza. Nshimire Cece Gateka Free Chelsea, aho uri ni umurundi kazi akaba na Miss, nawe vraiment turagushimira umusada wawe, kandi turacyari kumwe muri staff. Nashimira mama Calvin, nashimira Tony nkangushimira cyane, nkashimira Goretti, nkashimira Utuje Dojezi, nkashimira n'abakinyi benshi cyane. Mu by'ukuri byangora kugenda mvuga buri zina, uri bwumve ntamuvuze, ntaga ari umutima mubi, ahubwo yumve ko ku mutima wanjye ahari, abarimo ba Jamari n'abarimo abantu benshi batandukanye. Sinabura gushimira alimentation twahereyeho yitwa Miracle Alimentation ya Nkutsi Godfrey iherereye i Yaounde muri Musanze. Mwari kumwe na Gugu, mbizeza ibintu bibiri. Icya mbere, season ya kabiri ya gatatu mugiye kubona ni kosora, ni correct, buri kimwe cyose kiri perfect kandi kizaba kiri ku murongo. Season ya gatatu ni kosora, buri kimwe cyose kizaba kiri ku murongo. Icya kabiri nabizeza nuko amashusho script, icyo bita story, ntabwo tuzajya beyond, kuko mwakunze inkuru irimo. Iyo nkuru rero nta wundi yandika, ngiye Gugu, ngiye director, ngiye muyobozi, ngiye executive producer, fatanije na Iris Rwanda. Ubu ngubu none twabashiriho icyo bita radio, mwadusaba kuri Iris Rwanda online radio, amakuru n'ibiganiro byacu bikakugeraho ku gihe, kuko amasaha 24 kuri 24 azaba abagereraho ku gihe. Ntabwo ndibuze gusoza ntashimiye abakameramani barimo Madnox, barimo Deidos Remy, ni bamwe mu bantu badufashije muri season ya kabiri kwa ngo igeze, ndetse na Shadrack ariwe bita X Empire Rwanda cyangwa Kigali Live. Uwo muntu nawe ahari nta twakoranye gitoya tugera kuri episode ya ntari kwibuka umubare, ko Shadrack X Empire Rwanda TV, bless you so much, ndagushimira kuko wabaye umuntu w'umugabo kandi uba intwari mu bikorwa twakoranye nabyo byose. Ciao aho muri hirya no hino, imirimo y'amaboko yanyu Imana ikomeze yahire. Twebwe nakagaruka, uretse uyu munsi wa none mbagejeje iki kiganiro, ariko episode kwa mbere no kwa kane, Silent Killer kwa kabiri no kwa gatanu, Isano y'ibihe kwa gatatu no kwa gatandatu, Darkness of Christmas nayo iraje ku cyumweru no kuwa kwa gatatu. Ndaje mabwira umunsi, ariko gusa buri munsi kuri platform ya Iris Rwanda hari ikintu kizaba kiriho. Ciao, ndabakunda cyane. Peace aho muri hose, amahoro y'Imana bane namwe, mbashimira uburyo mwafatanyije natwe mu rugendo. Bless you, I love you.
Mwah.